Yego ngiyo imodoka rero yarizanye umubiri wa nyakwigendera Gogo Musabyimana Glorious nk'uko murimo murabireba. Mu biryo ntekereza ko ugiye kuri uwo modoka, ariko hari timu n'ubundi yaturutse mu gihugu cy'Ubugande. Uriya muri kubona sinzi wenda cameraman aze kumwereka, uriya muri kubona ni se wabo wa Gogo, ni umwe mu muryango wabo wa Gogo. hakaba manager wa Gogo ndetse na BKM. Ahangaha turi mu masaha y'isaa 9 nibwo umubiri wa nyakwigendera Gogo ugejejwe ahangaha ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru cyangwa se kuri RFI, Rwanda Forensic Institute, niho umubiri ugejejwe kugira ngo abe ariho uruhukiye, kugira ngo harusheho kunozwa gahunda by'umwihariko zo guherekeza nyakwigendera Gogo. Bahagurutse i Kigali mu masaha bagutse Kampala cyangwa se Uganda, bahagurutse mu masaha ya nyuma ya saa 6, kuko abantu babikurikiranye cyane kuri live ya Bruno K, aho timu yari iri mu gihugu cya Uganda yari imaze gusezera kuri nyakwigendera Gogo. Then nyuma yaho yuko timu yari iri mu gihugu cya Uganda yamaze gusezera kuri nyakwigendera Gogo, imodoka iramuzana. Mu mashusho nabonye kuri YouTube, ntekereza ko imodoka yamuvanye muri Uganda ari indi, kuko murimo murabibona no kuri plaque zayo iriho ibirango bya Uganda. Ni nayo yamukomezanyije ikamugeza ahangaha mu Rwanda. Ntabwo bamugejeje ku mupaka ngo bashake indi modoka, ahubwo imodoka yamuvanye Uganda muri iryo joro niyo imugejeje ahangaha mu Rwanda. Ni urugendo rurerure cyane kandi rutoroshye, kuko kuva mu masaha y'isaa 6 bakaza bakamugeza ahangaha mu masaha y'isaa 9. Gahunda zirakurikiraho turaza kugenda tuzimenyeshwa, dore ko byavugwaga ko hari n'ikiganiro n'itangazamakuru ahangaha kiri buze gukorwa na timu ya managingaga Gogo. Turi buze kubimenya byose, tumenye igihe cyo gushyingura Gogo nyirizina n'iryari. Hari ibyo timu yari yifuje ko yakora igitaramo cyo gusezera Gogo. Turashimire cyane kuba umubiri wa Gogo ugejejwe ahangaha kuri ibi bitaro. Ni ibintu byagizwemo uruhare rukomeye cyane na ambasade y'u Rwanda, nk'uko twabibemfumye cyangwa se twabibabwiye mu nkuru zacu zabanje. Ambasade niyo yagize uruhare mu kugira ngo Gogo agezwe ahangaha. Hari ibyavuzwe by'uko nyakwigendera Gogo, ibyavuzwe by'uko nyakwigendera Gogo hari raporo z'abaganga zagaragaye zigaragaza ko yazize uburwayi ngo bw'ibihaha, nyamara umuganga cyangwa se ababyeyi be mu byo batangaje bitandukanye n'ibyo yarasanzwe arwaye. Ariko ahangaha mu buruhukiro sinzi niba hari gahunda zindi ziri buze kuza gukorwa zo kuba hapimwa nyirizina cyangwa se hakamenyekana nyirizina uko Gogo yaje kuba yatabaruka. Byose biri buze kugenda bitangazwa, ariko mikeya cyane mu kanya gato cyane murize kuza kubona ikiganiro n'itangazamakuru na management ya Gogo. Kandi by'umwihariko nabo tubashimire cyane, kuko navuga ko bagowe, kandi ni ibibazo nyine, ni ibyago, ariko ibyago iyo bije nyine ibyago ntibiteguza, nibihangane kandi bakomere. Uriya ni umushoferi mu gihugu cya Uganda, niwe urimo arazinga, ariko nako harimo amavarisi bigaragara ko ashobora kuba Vamos.
nibo babareraga Gogo cyangwa se niwe babanaga ubuzima bwa buri munsi. Yinjiye mu modoka kuko murabizi ko kugira ngo umubiri wa Gogo ahangaha byagizwemo uruhare n'akarere ka Rwamagana kugira ngo ndetse na ambasade y'u Rwanda kugira ngo Gogo agezwe umubiri we ugezwe mu Rwanda. Ni inkuru mbi rero, ni inkuru y'akababaro. Manager muramubonye nciyeho yacitse intege kubera nyine n'ibihe cyane kandi ni ibihe navuga ko bibabaje. Ahangaha turi ku bitaro turi ku bitaro n'ubundi turi ku buruhukiro bwa Forensic, turi ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru, niho umubiri ndetse na bamwe mu muryango we ibikoresho bimwe bya Gogo, udushakoshi tugiye dutandukanye bari kugenda babikura mu modoka nyine yamuzanye, bari kubishyira mu modoka y'akarere Rwamagana kugira ngo ibitware ibisubize iwabo wa Gogo muri ziriya nce aturukamo za Nyagasambu. Ni ibintu byo kwishimira kuba akarere kabigizemo uruhare cyane, kuko bamwe mu banyamuryango be twavuganye bambwira ko bagiye ku mupaka, nibaza uburyo bagezeyo muri iryo joro, ariko akarere nyine biragaragara ko ariko kabigizemo uruhare, kakabaha imodoka yabo nziza kugira ngo Gogo abashe kugerayo. Ngo manager we rero nawe sinzi niba agiye kugenda, ariko bari kwinjiza bamwe mu banyamuryango. Uriya ubusohotse ni se wabo wa Gogo, kubona ko asohotse, sinzi aho ajyanye na manager ndetse n'umwe mu banyamuryango ba Gogo. Barababaye nyine, iyo si turimo ni ukwihangana kandi ni ugukomera kubw'ibihe bitoroshye cyane. Uko bigaragara umuryango wa Gogo ushobora kuba ugiye kuva ahangaha ugasubira ku ivuko mu karere ka Rwamagana, kuko imodoka y'akarere ndabona ishobora kuba ari igiye kubatwara ikabasubizayo, hanyuma wenda nka management hari ibikorwa timu yariri Bugande bari barimo bagenda bakorana muri ibyo bitaramo. Imodoka irasohotse, imodoka yari yazanye umubiri wa Gogo ko isubiye mu gihugu cya Uganda, ari naho n'ubundi ikora nk'uko mubona ibirango biri kuri plaque zayo, bisubira ibisigaye ni ibyahangaha mu Rwanda. Haba icyo giterane ndikubona ko BKM ndetse ariko ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira kuba supporting team yo mu gihugu cya Uganda. Hari umuntu wo mu gihugu cya Uganda cyangwa se babiri bakomeje kuza, ntibaze gusa ngo birangire, ariko bagakomezanya nabo. Ni ikintu cyiza cyane, ukabona ko yaje bari kumwe ahangaha kuri Muruge, bakiri kumwe, ntabwo babatereranye rwose, baracyari kumwe.